Harugiye mu mvugo basigaye bavuga ngo abantu baba star bahanzi ngo nago bakunda gutumira abantu barabaheza bakavuga dufite invitation kuzinjira ariko twebwe nanga ariko bimeze twebwe twatekereje ku bafana bacu ku bakunzi bacu kandi badukunda wifuje kuza mu bukwe bwacu uzakubitemo kabisozi usa neza uvuga ati nje gutaha ubukwe bwa Vestine turagutumiye uzazinduke ntukererwa nta kundi ubwo niwe uzaba wizize yego hari umubare ayo kuko byinshi ni leta hari umubare uri exact abantu bari gutegura ko bateganije uzinjira muri sale nugera wenda nibwo hazamo izindi regulations bakavuga bati nta kundi nuko bigenze ariko ubundi birafunguye rwose umuntu ushaka kuza mu bukwe azaze uzagende wambare neza uko bitema kenda kawe keza ubyubahe uze aka kantu kangasubiremo uzagende uko bitema kenda kawe keza ubahe ubukwe bwa Vestine nurangiza rwose uze mpamvu mvuze gutyo nuko nubundi mu babishinzwe bashobora kukureba bakavuga bati nyamuneka ntago twanze ko winjira ariko hari ikibazo cyabayeho nawe murabana makuru murabyumva wowe nuza wubashye event ujemo ukunda ababaramyi nta muntu wakubuza kwinjira mu bukwe nuko tutakugeza ngo tukwe invitation ubwo ngira ngo icyo kibaye clear kandi dore impamvu ngenda yisobanura nayo nuko n'ubukwe ariko harimo n'igitaramo ntago tuzabyishyuza barashaka nubwo azaba ari umugeni Dorcas nawe atari umugeni ariko ni umuhanzi n'umuramyi bifuje ko banabataramira ubwo rero kuzataramira abantu muri free gahunda kunemeze birumvikana n'idote mu gitondo twifuza ko guhera saa 3 twaba dutangiye saa 3 kabisa top dote zabitangiye noneho nyibutsa neza okay ndashaka kubibutsa buri muntu wese uzi ko yatumiwe mu bukwe bwanjye saa 3 zuzuye ubwo kuzana gutangira kuza saa moya saa 2 gutyo saa 3 dote zabitangiye mugomba kuzinduka bantu banjye natumiye ikumva muzazinduke kugira ngo igihe n'igiti gitaramo bizagende neza amasaha atazadufata yego hanyuma sikomeza vuga amasaha okay mvuga amasaha yose okay saa 3 dote izaba yatangiye saa 7 dote ibirangiye tujye mu rusengero noneho reception bantu banjye bakunzi banjye ni igihe cyo gutarama ubukwe buzahita burangira sangaye nk'ubukwe buzaburanye twahita tujya mu gitaramo tugataramira abantu uvango ukuntu bipanze ni dote nk'ibisanzwe church izabera kuri venue noneho nyuma ya church dufite reception nyuma reception hari igitaramo reception nabwo ntago ari byinshi yego reception irahari nyuma reception hari igitaramo sibyo cyane ubwo rero ni umunsi turi gutegurana imbaraga nyinshi cyane tunasaba abantu doroka badusengere pe bantu musenga abanyamasengesho mudufashe mukuri yo bwabaga nimba mukunda babaramyi mukunda ko bakomeza umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana n'ukuri mu basengere cyane kurumva ibintu turi gucamo duhura n'ibitero byinshi duhura n'imbogamizi nyinshi duhura n'ibyakica byinshi ariko mudufashe mudusengere cyane icyo cyo nyitso kuko ni icy'umumaro cyane kuki bagomba kudusengera doroka ntabwo byoroshye erega gushaka no kukavuga mu buryo bw'ubwenge oya birabe ntabwo mbishyiramo ubwenge ku buryo mbivuga uko ako ntabwo mbivuze gerageza ushyiremo akanuko hari ukuntu rero utuntu twatugushinze oya mu kanya mbinyuzemo wose wavuye mu migani wasobanuye kugisengesha ari ngombwa ku muntu uri kwitegura umunsi ukomeye okay no kumusengera Imana izabane nawe izamuha ubukwe bwiza izamwubakire neza nawe rero Lucas ntabwo ajya ashima ahantu hari inkovu ajya hasimbuka
oya mashimye nashima amashimwe hagize uwiyumva ntuvuge izina abarira singa utonyoye oya reka Yagwe njyewe reka bisobanure sinarwo ndivuga njyewe gusa hari abantu benshi bafite ubukwe yego n'abantu benshi bafite ubukwe hari ibitero byinshi biba bitoroshye pe ubu nkanjye nk'urugero hari ibintu nyine byambagaho oya ntabwo mbivugaho umura hari ibintu byambagaho muri iyi minsi ishize bitigeze bimbaho mu buzima bwanjye wenda ari kubera ko ndi gutegura ikintu runaka nta yego gikomeye rero umuntu ufite ubukwe ufata igihe usenge ubiragize Imana kuko ntabwo byoroshye hari abantu benshi bagukunda hari n'abandi benshi bakwanga ntukazajye wumva ko ukunzwe n'abantu bose oya ntabwo ariko bimeze hari abagukunze hari n'abakwanze kandi abakwanze nibo bakwegereye cyane kuruta abandi icyo nakubwira wowe senga imbaraga zabo iz'Imana ziruta izabo rero senga ntabwo byoroshye kabisa nzaba ubuhamya nisoza ubukwe ndi muzima ariko nzaba ndi muzima ntabwo nzapfa njye munyira migambi yanyu ntacyo yankuraho ntunguki munyira amahoro nta bukwe mfite nta nubwo nteganya dore ubu ufite bavuga ngo nimbona uzahita ujyaho oya ntaho ngiye babwije ukuri nzigira kaminuza ni ukuri mu mbabarire pe ni ukuri njye nta bukwe mfite pe basabye imbabazi Dorcas ndabinginze reka nkubwire umugambi w'Imana ntabwo wapfa kumenya ntukagiteganya imbere hawe oya ntabwo ndi kuhateganya ariko nta nanjye nuko navuga oya ariko njye ntabwo nari nzi ko nasoza mu mite nshaka basi mwe mumbaye mu gihe naratangaza numvaga kabisa bitanakunda ariko kubera Imana ireba ibyiza kuri wowe ikakurinda n'ibindi byinshi itariki nge nta gahunda nta nubwo iri hafi mu gihe nyacyo ibimenye ariko njye ntabwo ndashyira hanze itariki mu mbabarire mu muhugire imenye ibidukwiye mu gihe nyacyo icyo yabuze ntabwo gihera